gusubiza no gushyanuka ndetse no kushenga cyane byabaye ejo. Urashaka kwisobanura? Oya ntabwo ndashaka kwisobanura. Ntabwo nabonye umwanya wo kucyumva uhagije. Sinanacyumvise ator by the way. Ahuye n'utuntu ndimo nsirikiramo. Abantu benshi barazi ko ndi busubize uyu munsi ariko sindi busubize. Sinango ari amabinga ya Nyirahuku buriya yari party ya mbere mfite izindi 29 nzakora. Ubwo ni 30. Ni 30. Gusubiza no gushyanuka ndetse no kushenga cyane byabaye ejo. Ntabwo bizatuma ahubwo byanyongerera ingufu zo kushaka kwerekana hari abantu benshi bihishemo no mupira wacu bakigira nkaho bakaze bakigira nkaho hari intwari zawo ariko aribo bawanduza aribo bahetse umwanda munini. Rwose umunyamakuru Samu Karenzi ndabimwizeza ko yihisha abantu igihe kinini adobya byinshi igihe rero kirimo kugenda gisa nkaho kivaho. Nzagira igihe gihagije si ngombwa gusubiza uyu munsi nabiteguye nabitekerejeho ntamuhimbiye. Ibyo kwishongora ngo sizi ngo yavugaga ko ngo mwotaho niba kotaho sizi kuno bivuga ari kwerekanaga ko ari munini. Usibye ko muri societe navuga ngo ya gisportif itazirikana Samu Karenzi n'uruhinja kuri jye. Haba imyaka mu itangazamakuru haba na achievement umuntu yaragiye akora muri context y'inyungu z'umupira. We yakoreye indaye ko igihe kinini muri icyo gihe cyose. Zabigaragaza nabyo. Niyo mpamvu ngo nta muntu kamara imbere yanjye narira mwinabura harukuna agiye mu kubera ko yanyoboyeho hano genda mbigendamo biguru ntege ntashaka kubizamo ikintu ku cyacyo. Ariko hari igihe kizagera icyo bita urucaca rutandukane n'uburo. Nese buriya muri cadre ya inyungu z'umupira ntimwabireka. Ntabwo ari inyungu z'umupira. Oya inyungu z'umupira zigomba kugaragara mu kuri umuntu akamenyekana. Niba REGIS akoreshwa n'inda bikamenyekana. Niba ndefanda abakinnyi kuko nabaguze bikamenyekana. Niba mvuga ikipi ni kubera ko mfitemo indonke bikamenyekana. Niba nkase umusifuzi uyu n'uyu kubera ko namusabye ikintu iki bikamenyekana. Gutyo uko kuri niko kuba ku mupira. Ubwo iyo derby abantu bayitegure muri impeshyi bose iyi mpeshyi nta rungo bazagira kuko ndiyizi nawe twakoranyeho gake muzikara. Iyi mpeshyi ubwo ni REGIS vs Samu Karenzi cyane abandi tuba twiyicariye tujye ku ruhande mwicaye mu gepembeni tuba abafana kuko numvise ntabwo nabyumvise nige ntabeshye ariko abantu banyohezaga message yakwihanizaga munuzongera kumugira inama ari no yampamagaye abimbwira nene namuhitanye nibere mu bintu bitandukanye ni n'umunyamategeko yitwa Maître Ndera. Wari uhitanye umunyamategeko yitwa Maître Ndekwe nagiye kumva ari buryo umuntu amubwiye yitwa Maître Ntwariza Jean Pierre yampamagaye nazo umunyamategeko uraponda ndamubwira mu by'umpamagaye mbwira harimo iki abantu nziranye nabo ntituziranye amaso ku maso ntunzi nibo nanze ubwo ni kuri za YouTube cyangwa ese kwa kundi ubwo urampaye makuru ngo amarira iki ko barimo ngo kuponda ariko yambwiraga. Oya ariko nta reka message zirasirikira social media nicyo zimaze ziragira. Karenzi yarihishe cyane yigira intwari y'umupira ariko siwe atora. Igihe rero cyo kumenyekana cyo kujya ku karubanda kamera nka yanyende yuri igiti abantu bakamenya ko yambaye ubusa cyageze. Ndumva aribwo butumwa nari mfite uyu munsi. Ntabwo nzabyihanganira. Mu mayetape kandi buhoro ubwo dusigaje episode 29 ubwo abantu babeta Amabinga ya Nyirahuku yari etape yari part 1 hazaza Amabinga ya Nyirahuku yari nka introduction iri gutyo nari nakubwiye ariko nabwira ni witegure sinabikubwiriye ntabwo ndiho yahabuye ujya kuvuga uburyo yari imyenda ya Bugesera FC ugaceceka njyewe sereka aje siporo yose irabizi bahamagare habaye intambara y'inkundurana n'ubu kandi meze nk'u Rwanda mfite bya bisasu bizimiriza mu kirere ngira amahirwe nta muntu ujya unyijandikaho narinzi ko kuko ngiye ukuntu meze nabo barabizi ariko nta sinirwe nanabivuga barabizi nabo uwanyijandikaho yaba nanjye bayasana ntabwo hari ryamana ni waceceka giye barabizi ari umuvandimwe wanjye rwose ntavuze izina ariyizi yayoboyeho n'ikipe yabaza mbwira ati ntusubize ntabwo nsubiza rwose uyu munsi igihe kizagera ni ukuvuga ukuntu nkurikije uko bivuze ubwo uzajya urekura episode uwisobanura yisobanura cyane okay niyo forma gusa
nta gutinda kuri episode arabonge nitinyiga guhuma ngo yateraga nazo zikikiriza nazo nizishaka kujya muri uwo mujyo zizajyemo nta kibazo mfite umwe kuri umwe episode 30 tuyatuvivura cyane rwose nuvuga ngo formule uzakoresha wowe uzajya kuri episode uhisobanura isobanura kugira ngo udatinda kuri episode ikanabangamira iminota yindi rwose iyo foroma ndumva ubwo abantu ubwo tuzatera gatebe uzaba wicaye ku ruhande ariko nanone nanjye ntanga icyo bita imbuzi kuvuga ngo sinzi bavuze ngo Regis ngo na team nitwe cyangwa nabandi wenda mukora nitwe ndagira ngo azabigire kiriya nibyo nshaka nanjye ndashaka ko biba kiriya bakaba ko niba ari twe bo muri studio nanjye ahaneye kwibaza kuko karaka episode Regis yavuze yatangiye avuga ko mwakoranye ti unashima unintroduce ugira gute byari personnel ariko harano bavuze ngo arashaka gusubiza ngo Regis ngo na team sinagize impungenge ni wowe kuko harayasoje amentioning atayifa jewe niba ari izina n'izina niba ari wowe nabo mwakoranye hangaha rero ne bavuga bagiye bavuga izina kuko harayasoje avuga ngo yasoje amentioning atayifa ngo Regis na tayifa ngo hari cyane mufite byinshi nabavugaho nta kintu afite rero nahise ngira uje ni team avuga nitwe twicariye cyangwa nitwe natwe turi azajya asakuze yisararanga abari hafi ya Samu bamumbarize team avuga ni irimo hano cyangwa wenda ni indi kipe tutazi mu basifuzi muri mu myenda ya Bugesera n'ahandi hantu twahuriye byanya buryo abona icyo mvuga nta na kimwe kuko Samu numva twageze REGIS Sport barabizi na babutoye barabizi byabere muri groupe gutya nk'amasaha nk'atanu twari dupfuye seninga none ndamugana rero si wowe mwiza kuko ikipe dore uko ibaye kuko nari nararanye n'abakinnyi ba Bugesera muri lokale yabo banyira ubuzima bayemo barafite contract ni rugano rwabahaga n'urugano rwabahaga gaz zarashizemo ndabwa ni kuki muteka ku nkwi kandi muri ikipe yambara safe gaz nsinzi nibikibaho urumva ashaka kugaragaza ko ninje mu kazi icyo kintu twapfukiye muri team kuko nibo team avuga ni bwa mbere oya arabizi ko iyo ntambara ihari ipfundikiye ashatse kubigarura ngenzi ko byarangiye hatse ndi tayari ngiye ariko uri tayari kwigaragaza nadiri naramukize kandi umubare w'abashyikiye nawe yarari akurukana na Kenisi bigira gutya ariko jewe bizaba episode ni iyo team rero bavugaga niba natwe turimo ntabwo ni mwitegure rero iyi sama ishobora kuzatanga sama iraryoshye n'ukuri ariko ni ibintu bitakabaye ariko ni ibintu bitakabaye ariko mbere bimbwiye ni tonto dukorana hano urumva Tito hari ibintu bitakabaye muri sports cyane kuba wenda umujournaliste yavuga undi ntibyakabaye ariko none rwose agasuzuguro ni kabi agasuzuguro ni kabi kandi abagabo bose umuntu nagusuzugura ukamucira bugufi harya ashaka kunya hejuru niko abanyarwanda bashobora niko bivuga donc ntago byakabaye muri professionalism ko wenda umuntu ashaka kwicara muri studio ngo avuge ngo Tito ngo ABCD ariko niba ibintu ushatse kubigira ibya kibandi birabiti bya kibandi cyane niba ushatse kungaragaza nabi nanjye suko mbuzi byo nakuvugaho bibi icyo gihe nyine ubuteje ikibazo cyangwa ikibazo kije bakavuga ati wenda umuntu akandagiye umusumari byaba yishimira kuvuga abandi icyo twavuga nuko cyaturutse kuri ya mpaga uraza ugatanga mpaga nta tegeko ugize ukajya kuyobya abanyarwanda ko abantu benshi batitekereza bara societe niko imeze ushobora kuza tuvuga uri nka president wa motari wowe cyangwa se uri umukoneseri mu motari ukavuga nk'ikintu twa motari baragira niwe bigize gute abandi bagahita barabatekereza bakanarira ati baganigeze nareye ubwayo irabizi ko itarenganye nuko abantu baba baraho ngaho gusa bo benyegeza ari cyo bashinzwe match n'imbago z'umukino ntizirarangira uri imana y'umupira kuryo kuvuga ngo ni mpaga mu rwego kugira ngo gusa shakishe amashyi ya benshi kuba umuntu yabagira abantu benshi bamukurikira ntabwo ari cyo bisobanuye ko ari umunyakuri urumva ibyo kumukurikira ibyo birabareba oya ibyo bwinshi abagendera mu kigare ibyo bibaho kandi turamenyereye no kugira ngo nkurikirwe n'abantu 5,000 badafite umumaro nagira abantu 500 bagira umumaro ikirimo rero abantu bagomba no kumenya hari igihe hari ikintu bita ngo ni conflit de generation kijya kibaho uyu munsi wenda mwe ba REGIS mwatangiye kera mukumva ko nta kintu Tito yavuga nta kintu abayo yavuga nta kintu Samira yavuga nubwo twebwe generation ntoya hari igihe umuntu avuga ubusa turimo bavuga ubusa kimwe nuko harimo bafite izo experience nabo ntacyo donc ntacyo bakije nta nicyo bisha bameze nka muserebanye buri mu nzu y'indere wo utabarwa nuko bawukubise ukagenda kuko inzu ishobora gushya uwo muserebanye uzi ngo nagashyuhe ugahiramo hari ikintu kiba kirimo nuko buriya twibeshye ku kintu kimwe ntabwo kuba uyu munsi Messi yaravuye muri Barca Lamine abura kwitwa Lamine Yamal
ntabwo uyu munsi Cristiano ko baravuye muri Manchester United na Real bibuza Vinicius kuba Vinicius ntibibuza Garnacho kuba Garnacho gutsinda igitego cyahembwa nuvuga ngo iyo generation zitubahanye bibi kibazo byaratangiye kera bavuga ngo abantu ngo bizi Butare ngo n'abatarizi Butare n'ikibazo hazamo guhangana haba inamba ikomeye cyane ugasanga banajya no guharinga nk'umuyobozi w'ikiganiro ati uriya muntu usizi Butare ati ntabwo yahanyuze yiga ibindi bitari ibyo ati ntabwo yizi Butare mu mureke iyo ntambara ibintu byabayeho murabyibuka za 2015 byari bikomeye nyuma haza ikindi bita mu generation cyane twe batangiye za 2016 nabo hazamo intambara hari generation yajemo hagati navuze ishaka gukira akantu k'akazu tuyinjiranamo ingufu tugira imana hahita social media n'ibyo byo gukoresha indimi nyinshi imera nk'aho icitsina ry'abenshi bagiye babivamo bahungira mu bindi uyu munsi rero uyu munsi kuza ukavuga ngo ikintu kibabaje umuntu akaza ngo abakorana na REGIS ngo bamwoheje ngo yavuze barikiriza uribeshye cyane uyu munsi ninde udafite indangamuntu wicaye hano hari umuntu udafite indangamuntu hano uyibikira cyangwa icyangombwa ofisiye mpamvu sinanze kugira ko ndavuga ntiwasanga ikiganiro kirimo abantu benshi kandi umuntu wese afite uruhare rwe nuvuga ngo uyu munsi hari ikintu abantu twitiranya nshobora kuba nari muremure nibyo nshobora kuba nafite tayi ikanganye nabyimbye nabyimbaganye magana his excellence ariko ntabwo nkandika twitahira